nushaka kugira imodoka ifite ikimoteri gisakuza nutambuka umugisha usakuriza abantu bataratashe bonse aratashe akira umugisha usakuza ndawuguhesheje mana ndumva ndi mu mavuta wo guhesha aba bantu umugisha we wakire umugisha usakuza. Undi mugisha nkwatuyeho wa gatatu umugisha w'umuhama. Umugisha uryoshye. Umuhama ni ikintu bafungura. Umutobe w'umuhama ntiwawunywa utawufunguye, ni umugisha bafungura. Hari ji nkunda y'agashya ko kwa Nyirangarama ntiwayinywa utayifunguye. Kari agashya ndagakunda mana, mumaze iminsi mungurira ifitogosheje kona kari agashya mukangurire abantu banje ngiye kubaturaho umugisha nuza mbone kari agashya mushaka muze mugapange hano ku buryo umuntu yicara akabona imigisha iragukingirisha. Urumva wicara mu gikampani cyawe cy'ibimodoka umuntu akaza akagushaka akakubura uri hagati yazo zigukikije amavigo amarongerova amakamyo amaki ku buryo umugisha umeze nk'igihuru utagaragara wowe hagaragara umugisha uyu ndawurekura wenda urekura ninde muntu ushaka kuwakira ngo atege ibiganza we akira ndaguhesheje umugisha w'igihuru ku buryo wicara mu bizu byawe byinshi ntibabone we bakabona ibizu bya paritema bakodesha ama etaje amakadasitere ku buryo utagaragara hagaragara ibyo bizu. Uwo ni wo mugisha w'igihuru nshaka kuguhesha. Akira mu izina rya Yesu Kristo. Mana we uyu mugisha ndi kumvuza ugabanya ibintu by'igipene. Ninde wavumo w'Imana itavumye, ninde wavumo w'Imana yahaye umugisha, ninde wavumo w'Imana itavumye, ninde wagisha, ninde wavumo umubyeyi itavumye, ninde wavumo w'Imana yahaye umugisha, ninde wavumo umukobwa itavumye, ninde wavumo w'Imana yahaye umugisha, ninde wavumo w'Imana itavumye, ninde wavumo w'Imana yahaye umugisha, ninde wavumo umugabo itavumye, ninde wavumo umukobwa itavumye, ninde wavumo w'Imana yahaye umugisha, ninde wavumo w'Imana itavumye, ninde wavumo w'Imana yahaye umugisha. Ndabashuje cyane inshuti bakunze b'ijambo ry'Imana, abakunzi ba Eva Mariyoneri, abakunzi b'umusaraba, abakunzi bakunda by'Imana yashyize muri jyewe, ndabasuhuje aho muherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda ndimo, hanze yacyo, aho unyumvira hose, uri mu modoka utwaye, ahantu waba unyumvira uri kwa muganga urwaye cyangwa urwaje, aho waba unyumvira uri mu muhanda witambukira, aho waba unyumva utwaye moto, kuko nabo ndabizi bajya bankurikirana batwaye moto zabo. Hari n'uwampetse agenda anyumva atazi ko ari jye ahetse, tugeze mu rugo ndamwereka ati tunsabira umugisha. Aho muhiri hose ndabasuhuje mbifuriza umugisha w'Imana, mbatura ino ndirimbo ngo ninde wavuma w'Imana itavumye, kandi ninde wavuma umuntu Imana yahaye umugisha. Ndagira ngo mbakire mbishimiye mbikuye ku mutima, abakoze subscribe, abankurikirana bakandika muri komanteri, mwese uko mungana kose ndabasuhuje mbifuriza umugisha w'Imana. Muri abantu bo gukundwa, kandi ikiganiro n'ucyumva ukabona uragikunze jya ucyoherereza nk'abantu nka 5 ntacyo bitwaye, ntabwo esikoro burimo. Nunyumva ukohereza abantu 5 bakumva ijambo ry'Imana, uba ukoze ikintu kivuga butumwa rikomeye cyane, ubu ufatikanije nanjye, Imana izajya ibiguhera umugisha. Ndagira ngo dutangire ngusengera kugira ngo ijambo Imana nshyize ku mutima rigira izindi mbaraga kuri wowe. Mana ishobora byose, ndagushimiye ko ukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo tugusaba. Ndagushimiye ko ukora ikinyuranyo, ibyo abantu bari bakoze bagashiduka hari ibindi ukoze. Hari ukuntu bakoreramo
ubundi ntawe ugukoreramo ahubwo ubakoreramo. Aleluya. Abantu bashobora gutegura ibyo bashaka gukora ngo bagukoreremo ntibijya bikunda, ahubwo hari ibintu bategura ukabakoreramo ukaburizamo imigambi mibi yose ku muntu udukurikiye. Ngushimiye ko ugiye guherekeza iri jambo mu mitima y'abantu bose batwumva, kandi imirimo n'ibitangaza bigakoreka muri bo. Ibyo byose mbisenze nshima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amina. Wowe udukurikiye nta kindi kiguhugije, mfasha duha Imana amashyi menshi cyane. Nimba utari kuri vola ngo ube wakora impanuka, aho uri mfasha dukomere ijambo ry'Imana, amashyi tugiye kwakira, kuko ni ijambo numva Uwiteka yashyize ku mutima wanjye. Tugiye kuganira ijambo riri mu Migani igice cya 3 umurongo wa 33 rivuga ngo umuvumo w'Uwiteka uhora mu rugo rw'umunyabyaha, ariko ubuturo bw'umukiranutsi abuha umugisha. Iryo ni ryo jambo tugiye kuganira. Turavuga hejuru y'umunyabyaha, tuvuge no hejuru y'umukiranutsi. Kandi urugo rw'umunyabyaha rwo runkurikiranye ndarwifuriza kwihana, kuko akanyu Bibiliya igaragaje ko kashobotse. Umuvumo w'Uwiteka uhora mu rugo rwawe. Impamvu nta mugisha ubona, impamvu nta terambere, nuko uri umunyabyaha. Niko Bibiliya ivuga ngo umuvumo w'Uwiteka uhora mu rugo rw'umunyabyaha. Intsinzi yo kugira ngo wakire umugisha ni ukwakira Yesu. Ntangiye rero mbifuriza kwakira Yesu abanyabyaha, kuko hari abantu bankurikira badakijijwe, abantu bankurikira banankunda badakijijwe, bamwe binywera ifegi, abandi binywera agasembuye, abandi bisambanira, abandi giye kuko nkundwa na bose. Icyo cyo ndakizi rwose. Abantu bose murankunda, haba ukijijwe haba udakijijwe, ndabizi ko abantu mwese mu nkunda, kandi icyo ndakizi rwose ko Uwiteka ampaye igikundiro. Sinjya ntinda no ku muntu wacikwa akavuga ko anyanga, kuko ntiwanabishobora. N'umuntu nyanga ntiyabishobora. Wabyeseya ariko ntabwo wabishobora, kuko ntabwo nangitse, ndakunditse. Imana ishimwe cyane. Ubwo nagira ngo umuntu ujye ubyeseya rwose ntavunike, ndakunditse. Uwiteka anshyizeho igikundiro. Niyo ngenda nkiyumvaho, niyo nkanura mba nkibona, niyo ntambuka ndacyumva, kuko ndi umukozi w'Imana isumba byose. Mfite ahantu nasinye kontra mu kazi ka Yesu ndiyo wese, kandi ampemba neza. Ndashaka rero kubwira umunyabyaha wajyaga unkurikira ariko adakijijwe, ndifuza ko guhera umunsi uzajya unkurikira ukijijwe. Aleluya. Niyo mpamvu nateguye iri jambo Uwiteka akarayirishyira ku mutima, akavuga ngo umuvumo w'Uwiteka uhora mu rugo rw'umunyabyaha. Ahantu byapfiraga rero naho ngaho. Niyo mpamvu wakoraga ntutera imbere, wakoraga ugahomba, ibintu byose byaranze, byose byaranze. Icyo ukoze cyose kiranga, uracuruza bikanga, wakorera ukwezi bikanga, wajya guhaha ukagira ngo barayibye, ibintu byose byaranze, ibintu mu nzu byarashaje, wabuze nibi bisimbura. Mbega umuvumo, urinjira muri salo ukabona intebe ni umuvumo, uhurira ni umuvumo, aho uryamye ni umuvumo, mu makayi y'abana ni 0-10, manota bazana ni imibare ya mobile money, ibintu byose byaranze. Impamvu twayitahuye uyu munsi. Ijambo ravuze ngo umuvumo w'Uwiteka uhora mu rugo rw'umunyabyaha. Naho hantu wari warazize hakosore, ubundi winjira mu cyiciro cy'abantu bagiye guhabwa uyu mugisha ngiye kuvuga. Niyo mpamvu natangiye ndirimba ngo ninde wavumo w'Imana itavumye. Umuntu Imana itavumye, niyo waba ufite ubugoro mu kanwa, ntabwo wamuvuma ngo bikonde. Umuntu Imana itavumye, niyo waba uvuye kwicaginga ku murozi ubiharaye ufite ubushyashya, ntabwo yavumika. Iri jambo rikavuga ngo ariko ubuturo bw'umukiranutsi abuha umugisha. Ubuturo bw'umukiranutsi abuha umugisha. Umukiranutsi wese ahatuye ahabwa umugisha. Kandi utaza kuzana bimwe mwiga iwanyu mu nsengero ngo umukiranutsi bwira acumuye 7, aho mwarabyishe. Nta n'ahantu twabisomye. Umukiranutsi ngo bwira acumuye 7. Umukiranutsi asacumura ati, nta mukiranutsi ucumura. Maze n'umukiranutsi ntapfa, ntanapfa. Umukiranutsi ntapfa. Bibiliya ivuga umukiranutsi ko adapfa, ahubwo asinzira. Ni nk'amahwa, niyo yapfuye arakomeza akajombana. Akajombana. Umukiranutsi ahora mu kanwa k'abantu, bahora bavuga niyo yapfuye.
mukiranutsi imirimo y'ihora ivuga niyo yagiye mukiranutsi. Bibiliya yagiye ivuga ku bantu igera ku bakiranutsi. Hari abavuze ngo umukiranutsi azaragwa igihugu akibemo, umukiranutsi azashisha nk'umukindo. Ivuga ku bantu b'abakiranutsi. Hari abantu batatu Bibiliya igaragaza b'abakiranutsi. Harimo umusaza witwa Simiyoni, nawe yari afite ipeti ry'uko ari umukiranutsi. Undi mugabo witwa Yobu, nawe Bibiliya imuvuga ko ari umukiranutsi. N'undi mugabo wa gatatu witwa Zakariya. Abo bantu Bibiliya bagaragaje nk'abantu b'abakiranutsi. Kugira ngo uzamuke ugere kuri iri peti ry'umukiranutsi, icyo bisaba ni ukuva mu byaha ugahora unesha. Noneho ari akantu nakunze rero ngo ari ku buturo bw'umukiranutsi, abuha umugisha. Abuha umugisha. Umukiranutsi na sitoke y'umugisha. Umukiranutsi cyakoze cyose kizaho umugisha. Niko Bibiliya ivuga ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ndifuza ko umuntu udukurikiye amenya ko ubuturo bwe bwahawe umugisha nimba ukijijwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ndashaka rero mu kanya gusenga natura umugisha, kanwa kanjye gahesha umugisha kuri uyu muntu wemeye kwakira umwami Yesu, kuri uyu muntu wakiriye Yesu. Ubuturo bwe buhawe umugisha. Nategetswe kubahesha umugisha. Nategetswe kubahesha umugisha. Niko Bibiliya ivuga. Nategetswe kubahesha umugisha. Umugisha ni ikintu gikomeye. Hari umugisha urakorerwa. Umugisha urakorerwa, umugisha ntabwo upfa kuza. Umugisha urakorerwa, utazicara uvuga ngo umugisha ngo uraje, ngo urabona, ngo yarabimbwiye, ngo yambwiye ko izampa umugisha. Urakorerwa. Na Aburahamu yari ahasize agatwe kugeza ubwo Uwiteka amubwira ati rero imuka va muri iki gihugu ujye mu gihugu nzakwereka. Igihugu uzajyamo nzagiha umugisha, abagukomokaho bazagira umugisha, nzaguhindura umugisha. Nawe kugira ngo awubone byamusabye guhambira amashuka n'amakuvurori ajya kuwushakisha umugisha. Hari umugabo umwe wari ufite amavuta yo guhesha abantu umugisha. Baraki aza kubimenya ko ayo mavuta yayasigiwe. Arangije akora ikosa rikomeye cyane ryo kumubwira mu kubara 23:25 ngo Baraki abwira Balamu ati ntubavume na hato, ntubaheshe umugisha na hato. Uyu Baraki yari afite ubugome bwo guheza abantu hagati no hagati, ngo ntubavume na hato, ntubaheshe n'umugisha na hato. Nyumvira nawe ubwo savuze iki? Ubwo urase yaravuze iki? Hari abantu rero bari hagati no hagati, ariko umunsi nategetswe kubwira aba bantu babakiranutse. Aba bantu ari ku buturo bw'umukiranutsi abuha umugisha. Uyu munsi rero nategetswe guhesha umugisha abantu b'Imana, apana kubaheza hagati no hagati. Urumva n'uwaheza hagati no hagati agiye kubyungukiramo. Ndashaka kuvuga umugisha urakorerwa. Umugisha ntiwizana. Hari umugisha uzanwa n'ababyeyi, ariwo Bibiliya bivuga ngo genda ngo uzana ibivuye mu cyuya cyawe ngo uheshe umugisha ntarapfa. Hari umugisha wagitambye. Umugisha wagitambye ufunga ituro ukagenda umutambyi akakwaturaho umugisha. Hari n'umugisha nakwita umugisha w'umushugurikano, uyu twirirwa dutoragura hirya no hino kwa muganga ukikorera igisorori, ukagenda umuntu ati Imana iguhe umugisha, upfumbatisha umuntu bitanu ati Imana iguhe umugisha, uha umuntu igitenge ati Imana iguhe umugisha, uha umuntu umuceri ati Imana iguhe umugisha, uha umuntu ikiro cy'ibiro ati Imana iguhe umugisha. Uwo nawe uri mu bwoko bw'umugisha ari w'abantu benshi bafite. Uyu ni w'abantu benshi bafite, niyo mpamvu ubona ari gake cyane nta terambere mugira. Ubona ubuturo bwanyu bwabuze umugisha. Mufite umugisha wo hirya no hino mwaturwaho n'abantu batabisigiwe. Imana ishimwe. Mufite umugisha uhereza umuntu adafite amavuta yo kukwaturaho umugisha nguze, ari wowe yavuze ati ntubavume ntubahesha n'umugisha. Urumva wowe ugize amahirwe iyo gukorera umugisha ku muntu ubabaye uramuhaye, kuko turabizi hari abantu tujya duha Imana ku giti cyayo ikaba ari ivuga iti mwana wanjye nguhaye umugisha, ariko uyu muntu atawukwaturaho nguze. Ibi turabizi 100%. Hari abantu duha batarabahesha, ahubwo twe tugafata igihe cyo kujya imbere y'Imana kuburana ibyo dutanze, ikaba ari twihera umugisha. Hari abantu duha twanavunitse ariko atarabahesha b'umugisha.
ugateka ibiryo utinjyanye kwa muganga ngemuriye umuntu ariko atari umuhesha w'umugisha, ukamugemurira mu rwego rwo kuvuga ngo nzajya imbere y'Imana kwisabira umugisha we ku giti cye atawuguhesha, ahubwo Imana ari iri buwuguhe kubera ko ukoze igikorwa cyiza. Iki kintu abantu bamfasha kucyumva. Ntabwo ibintu byinshi watanze wabihaye abantu baguhesha umugisha, ahubwo warabibahaye Imana bari ibona kuko umugisha iraho kuyera, ariko uhaye atari umuhesha. Ariko nkashaka kukubwira noneho umuhesha, kumenya umuntu waguhesha umugisha. N'abantu babiri, ni umubyeyi wawe wakubyaye, ugagenda ukamushyira ituro akakwaturaho umugisha wa kibyeyi, urihuta cyane. Wa kabiri ni umutambyi, ugenda ukamuha ibyo yakuye mu mvune z'amaboko yawe akakwaturaho umugisha, urihuta nta n'umuntu utongera ngo ufate, urihuta ukagenda ukakomaho ntuguruka. Imana ishimwe cyane, barabyumvise. Ndashaka no kuvuga ubwoko bw'umugisha ngusabira uyu mugisha. Buri muntu araza gufata umugisha wumva ashaka muri iyi migisha ngiye kwatura. Ndi bukwatureho umugisha ugenda. Hari abantu bagira umugisha aho batuye ariko ntibagira umugisha bagendana. Byibuze ngo ugende no muri iyo modoka y'umugisha, umugisha ugenda. Umugisha ugenda ku buryo uba ufite ikarita wagera no mu kindi gihugu ugatungana amafaranga akisuka. Umugisha ugenda. Shaka kwatura umugisha Mana, shyigikira Mana, natura umugisha kuri aba bantu bawe. Umugisha ugenda ndawukwaturaho n'umugisha wa mbere ndekuye mu kanwa kanjye, nkurekuyeho umugisha ugenda. Ku buryo utega indege aho ugiye ugacomeka agakarita amafaranga akisuka, uwo ni umugisha ugenda. Uko ugendaho pe ugendana umugisha ugenda, aho ugiye hose hakaba umugisha, aho wicaye hakaba umugisha, kampani ugezemo ikagira umugisha, aho bagutumiye hakaba umugisha, abaguhamagaye bakagira umugisha. Ndakwaturaho umugisha ugenda mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Aleluya. Umugisha wa kabiri ngiye kukwaturaho ni umugisha usakuza, umugisha ufite urusaku. Umugisha ufite urusaku nuvuga iki? Ni umugisha abantu bareba bakavuga utiruvuga, abantu bakareba bakirema inteko, bakirema agatsiko, bagahamagarana. Umugisha usakuza uvuga utiruvuga ngo Imana yampaye iki, byo bikivuga. Uwo ni umugisha usakuza we, umugisha usakuriza abanzi, umugisha usakuriza abakunzi, umugisha usakuriza ababyemera n'abatabyemera, umugisha usakuza. Nkwatuyeho, tega ibiganza wakire kwa jina la Yesu Kristo. Nkwatuyeho umugisha usakuza ufite urusaku, ariko nkwatuyeho ufite urusaku. Nushaka muri karitsiye utuyemo ushyiremo imashini z'imyumbati, umugisha nawe urasakuza. Ujye kumbitamo icy'urusakuriza abaturanyi bavuge bati imashini yo kwa runaka iratse, usakuze kabisa. Nushaka ugira imodoka ifite ikimoteri gisakuza, nutambuka umugisha usakuriza abantu bataratashe, bonse aratashe, akira umugisha usakuza. Ndawuguhesheje Mana, ndumva ndi mu mavuta wo guhesha aba bantu umugisha we. Wakire umugisha usakuza. Undi mugisha nkwatuyeho wa gatatu, umugisha w'umuhama. Umugisha uryoshye. Umuhama ni ikintu bafungura. Umutobe w'umuhama ntiwawunywa utawufunguye, ni umugisha bafungura. Hari ji nkunda y'agashya ko kwa Nyirangarama, ntiwayinywa utayifunguye. Kari agashya ndagakunda Mana, mumaze iminsi mungurira ifitogosheje, kona kari agashya mukangurire abantu banjye. Ngiye kubaturaho umugisha nuza mbone kari agashya, mushaka muze mugapange hano. Vuga bamwe bati ngo iki, nzi kubikontorora nkora siporo, nta kibazo cy'ibiro mfite, nzi kujya muri gym nkakamura isukari, kandi mba nanayikoresheje ndayikeneye bantu banjye. Ngiye kukwaturaho umugisha w'umuhama, umugisha w'umuhama, kurya umugisha uryoshye. Umugisha w'umuhama buri dolari ni irihama. Se mwagira ngo umugisha w'umuhama ni ibintu biri kure? Amadolari ni umuhama, kuko ntiwajya kwagura ibishyimbo muri karitsiye, ntiwafata amadolari ngo ujye kwishyura ikiro cy'ibirayi, bisaba kuyavunjisha bakayafungura, amadolari 100 bakayafungura. Uriya niwo mugisha w'umuhama. Ayo madolari, amapawundi, amayero, iriya niyo migisha y'imihama, bisaba ko babanza kwifungura ukavunjisha, maze wagera mu gihugu cy'abaturanyi amadolari 100 yuzura umufuka. Umugisha w'umuhama.
kandi wo ngukwatuyeho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ariko uyu mugisha we, umugisha w'Imana urimo uragendagenda, yo abizera muwakire, umwuka wera yamanutse. Abasenga muwakire, umwuka wera yamanutse. Umugisha w'Imana urimo uragendagenda, abizera muwakire, umwuka wera yamanutse. Umugisha w'umuhama, umugisha usakuza, umugisha ugenda, urimo iragendagenda, abizera muyakire, umwuka wera yamanutse. Umwuka wera yamanuke ngo mbaheshe umugisha, ntitaye ku bihe murimo mwirirwa musakuza ngo inzara yaraje, ngo inzara yarateye. N'ubundi umugisha ugaragara mu gihe cy'ibibazo, umunyamugisha agaragara mu gihe cy'ibibazo. Aleluya. Ibiciro bizamuka, uzamukana nabyo, umugisha ugenda. Aleluya. Umugisha wundi nshaka kuvuga wa kane, umugisha w'igihuru, umugisha umeze nk'igihuru, ku buryo umuntu yicara akabona imigisha iragukingirisha. Urumva wicara mu gikampani cyawe cy'ibimodoka, umuntu akaza akagushaka akakubura, uri hagati yazo zigukikije, amavigo, amarongerova, amakamyo, amaki, ku buryo umugisha umeze nk'igihuru utagaragara wowe, hagaragara umugisha. Uyu ndawurekura, wenda urekura. Ninde muntu ushaka kuwakira ngo atege ibiganza we? Akira ndaguhesheje umugisha w'igihuru, ku buryo wicara mu bizu byawe byinshi, ntibabone we bakabona ibizu bya paritema bakodesha, ama etaje, amakadasitere, ku buryo utagaragara, hagaragara ibyo bizu. Uwo ni wo mugisha w'igihuru nshaka kuguhesha. Akira mu izina rya Yesu Kristo. Mana we, uyu mugisha ndi kumvuza ugabanya ibintu by'igipene cy'umwuka muri wowe, nze nkwere ku buryo umugisha bagira ngo ni umurogano. Ndashaka kugusukaho umugisha kuryo bagira ngo barawukoroze. Donc bagira ukira n'imburagiye tutiriwe kugira n'imyaka 30. Dara ko mushaka kuzakira mushaje nkanje. Ndakwatura umugisha ukiri muto, umugisha ujye ugendana umuntu nakureba avuga aka kantu karahiriwe pe, ibyo gafite ntibingana nkuko kangana. Undi mugisha ngiye gusorezaho, uyu wo umva urawufata uwakire, ugukomoka hazawusange, ukomoka kugukomoka hawusange, igisekuru cyawe kizawusange. Uyu mugisha ufite izina ryiza, witwa umugisha urandaranda. Uyu mugisha urandaranda ngiye kuwurekura ibiganza byanjye, ndumva biri kundya, biri kundira kurekura umugisha kuri aba bantu bankurikiye. Uyu mugisha urandaranda, ubu impamvu ubona uri gushorogotora bikanga nuko utigeze uvukira mu mugisha urandaranda. Ndashaka kugusobanurira ukakira ibintu uzi, apana kwakira ibintu mu kigare. Ndashaka kugusobanurira umugisha ukawakira uwuzi, kandi turasanga twese nanjye uyu mugisha ukenewe. Umugisha urandaranda uteye utya, nukugira umugisha wa mwana wawe w'imfura n'umuhererezi, ukabarandarandiramo igihe bakeneye gushaka, bagasanga babubakiye amazu nk'5. Ubwo umugisha ntuburandaranze warageze ku bana, ku buryo umugisha urandaranda n'abuzukuru bawe batekereza kuzagishaka ejo hazaza, bagasanga umugisha wo kwa sekuru na nyirakuru. Umugisha babuzukuruza bagahita bashaka umugisha, basanga umugisha wararandaranze, bagakirira mu migisha wo kwa nyirakuru na sekuru. Nyirakuruza na sekuruza sinzi nimba ariko babivuga, abize i Butare hariya muri kaminuza bazadufasha gusesengura iki kinyarwanda. Umugisha urandaranda, kurandaranda rero abana bavukiye hari mu bitaro batazi kurandaranda icyo ari cyo, bazareba uruyuzi nabwo sinzi nimba baruzi, muzaze mubaza abakecuru tungana babereka uruyuzi. Uruyuzi rurarandaranda, nukuvuga ngo rumera gutya, hagagabaho ishami naryo rikabyara andi mashami, amashami nakabyara andi mashami, ya mashami nakagenda byara andi mashami. Niko kurandaranda niwo mugisha nshaka kukwaturaho. Umugisha urandaranda, ukarandarandira aho ujya, ukarandarandira aho uva, ukarandarandira mu majyaruguru y'igihugu, ukarandarandira mu majyepfo y'igihugu, iburasirazuba bw'igihugu, ukarandarandira ahantu hose. Uyu mugisha
umbabarire uyu wo uraza kuwakira uhagurutse. Kuko usazishijwe imburagihe, uruhara ruzanywe no kwikorogoshorera ngo urebe ko ejo hazaza wasaza utanduranije. Ugasanga nubwo uvunitse wakoreye leta, wikoreye, wahawe amapansiyo, ufite umugisha wawe uzagutunga gusa cyakoze ugapfa neza. Ariko abana bawe ntibasange wararandaranze mu rwego nabo baza kurya umugisha wo kwa se, n'abuzukuru baza kurya umugisha wo kwa sekuru. Uyu ni wo mugisha nshaka kukwaturaho. Rambura ibiganza wakira umugisha urandaranda mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Wakire ndaguhesheje, akira uyu mugisha ayaya, wakire ndawugutsindagiramo, niwanga no mu bwonko ndawushyiramo paka no mu biganza. Uyu mugisha urandaranda wakire kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ngeze ku musozo, ngiye kukwakira umugisha. Umugisha urandaranda, umugisha ugenda, umugisha usakuza, umugisha w'umuhama, umugisha w'igihuru. Iyi migisha yose ngiye kwaturaho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mana ishobora byose, uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Wambwiye ngo mbaheshe umugisha, ndawubahesheje. Mana ndawubahesheje pe. Akanwa kanjye wambwiye ko kazatura umugisha ukaza, ndawatuye pe. Uyu mugisha ubasange naho bagiye mu bihugu, ubasange mu byaro aho bari, ubasange mu mujyi rwagati. Uyu mugisha nkubometseho torebo saya. Uyu mugisha ndawubafatishaho, uyu mugisha ndawubasudiriraho ku buryo n'umuntu wese azajya areba akawubona. Natuye umugisha aho ntuye, ndahatura umugisha. Mana uzandinde guturana n'abanyamivumo. Ndatura umugisha muri karitsiye ntuyemo, n'umwana muto uhakomoka azagira umugisha kuko hatuye umuhesha w'umugisha. Ndatura umugisha aho mvuka, ugenda ubomeho. Ndatura umugisha mu bigo bya leta, ndatura umugisha mu gisirikare, ndatura umugisha mu kiganga, ndatura umugisha mu gipolisi, ndatura umugisha mu bahinzi, ndatura umugisha mu bakorera abandi, ndatura umugisha mu bikorera. Mbahesheje umugisha mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Amen. Aho.